Ndagusuje mwifurije kugira ibihe byiza reka nizere ko umeze neza Uwiteka akomeze abe hamwe nawe by'umwihariko wowe wakanze subscribe nawe utarayikanda ndagira ngo uyikande kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Hanyuma rero tugarukanye inkuru ndaza ko ndi kumwe na mugenzi wanjye kuri telefone. Ni inkuru usabwa kumva kuva ku ntangiriro yayo kugeza ku musozo wayo kuko ni inkuru irimo urujijo. Umwana w'umukobwa mu karere ka Ruhango yitabye Imana. Yari ku igare ari kugenda ari gukora siporo avuye mu rugo, hanyuma umuturage akavuga ko ngo yahuye na ambulance, uwo mukobwa ambulance ikamugonga hanyuma akitaba Imana. Ambulance, abari muri ambulance ngo bagira ubwoba baramufata bamushyira muri ambulance bamujyana ku bitaro. Ibitaro nyuma bitangaza ko uwo mukobwa yapfuye rwose ariko atari impanuka yazize. Donc nyine yitabye Imana amaze kugera ku bitaro, ngo ambulance yo yamufashe nko kumutabara. Umuturage we avuga ko ari ambulance yamugonze, nyamaze ibitaro byo bitangaza ko ari umwana witabye Imana. Abari bari muri ambulance ngo bamusanze mu muhanda babona yarambaraye, barangije baramufata bamushyira muri ambulance bamujyana ku bitaro. Mbese ubu ngubu byamaze kujyamo inzego z'umutekano, polisi na RIB bari gukurikirana bamenye ese ibitaro cyangwa se abari muri iyo ambulance nibo bamugonze cyangwa koko ibyo umuturage atangaza nibyo by'ukuri. Tugiye kurebera hamwe ukuntu yishwe, ukuntu nyine uyu mukobwa bivugwa ko yishwe, cyangwa se tumenye ngo barabeshyera ibitaro. Ndaza ko ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye Niyonizera Mustafa Emmanuel ku murongo wa telefone. Ni inkuru yakurikiranye ndetse afite 100%. Ukomeze ugumane natwe by'umwihariko ukande subscribe. Njyewe kuyiganiriza byananiye, ndavuga ni reka nifashishe mugenzi wanjye Mustafa. Reka mwikaze mu kiganiro mbere yuko twinjira mu makuru. Urakoze cyane Bosco, ndagusuhuje kandi nsuje n'abanyarwanda bose bakurikiranye amakuru n'abatari bakana subscribe bayikande kuko iyi YouTube iryoshye. YouTube nabonye igeza ku banyarwanda amakuru meza y'umwimerere agezweho, ndetse mbonamo wenda rimwe na rimwe ababaje, ndetse n'ayandi baturage uburyo babaho ariko binyuze mu kwiteza imbere yewe no kubana neza. Ndizera ko rero nawe umeze neza nk'uko nanjye meze neza, uretse iyi nkuru ntekereza ko ugiye kugarukaho nanjye ishobora kuba yatumye numva nageze neza. Yego Mustafa, ameze neza rwose nta kibazo. Tugiye kugaruka by'umwihariko kuri iyi nkuru, niyo nkuru rukumbi turaza kugarukaho kugira ngo abantu bumve ukuntu iremereye. Ni inkuru yamenyekanye muri aya masaha ivuga ko umukobwa urangije amashuri yisumbuye yapfuye urupfu rutavugwaho rumwe. Uko kutavugwaho rumwe rero niko tugiye kuganiraho, kuko bamwe baravuga bati ambulance y'ibitaro niyo yamwishe, abandi bati yari yapfuye. Abavuga ko ari ambulance y'ibitaro yamwishe nta bimenyetso batanga, yewe n'abavuga ko yapfuye bisanzwe nabo nta bimenyetso batanga. Ubundi tubwire iby'iyi nkuru twinjiriremo ubundi tubone twayiganiraho. Urakoze cyane Bosco, kugira ngo iyi nkuru wamuganye tunayiganireho tuyisesengure, kuko impande zimwe zivuga uruhande rwazo hakaba n'izindi zivuga uruhande rwazo. Bijya gutangira nk'uko twagiye tuyabona bivuga ko umukobwa yitwa Umulisa Cynthia, uyu mwana w'umukobwa afite imyaka 22 yapfuye bitunguranye ubwo ngo yagendaga ku kazi mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana mu muhanda w'igitaka wa Gitwe Buhanga. Ku bantu bazi biriya bice byo mu majyepfo by'umwihariko mu karere ka Ruhango banakomeje kugira bigaruka n'uyu munsi baracyabigaruka. Umwe mu baturage waganiriye kimwe mu bitangazamakuru hano mu Rwanda, nanjye nagerageje kwifasha kugira ngo nzane n'ubusesenguzi kuri iki kibazo, avuga ko uriya nyakwigendera yishwe n'impanuka ubwo ari ku kagari ka siporo. Urabona turi muri vakansi Bosco, yari abana baba batuka batirika dukora siporo, hari abakora entrenoma nkatwe bakirukanka, hari abasimbuka imigozi, hari noneho n'abafite utugare twa siporo. Aza kuvuga ngo reka kuri ka siporo njye mu muhanda mbe nduhura imikaya ikore neza, amaraso ajya atembere neza mu mubiri. Harimo umwana w'umukobwa ajya mu muhanda, ariko nk'uko uyu muturage yabivuze avuga ko iriya modoka y'ambulance yaje kuza kuba munyuraho hanyuma imukoraho aza kuza kuba
kuba nyine yitura hasi uyu mwana w'umukobwa aza kwasiga ubuzima bose reka ndetse ko twahita tunahera kuri iyo ngingo ahubwo tukayinjiramo dusesengura kuri iyi nkuru. Ngira ngo nk'uko wari ubigarutseho wari uvuze ko yari mu muhanda nyine yitembera, urumva nyine turi muri vakanse kandi n'umukobwa wari unasoje amashuri nk'uko wabigarutseho. Uti abaturage baravuga ko yari arimo aragenda ambulance isa nkaho imukozeho, kuko nta nubwo inkuru ivuga ko yapfiriye aho ngaho, ahubwo yapfiriye kwa muganga. Umuntu yakwibaza ngo ambulance yagonze umuntu ntabwo yabitangaza. Ese ambulance ntabwo yemerewe gutangaza, ntabwo yemerewe kugonga umuntu? Bosco wenda twese turabizi by'umwihariko ku bantu bagenda mu mihanda y'igitaka, tuzi uburyo izi modoka zigendamo za ambulance bitewe n'uko rimwe na rimwe ziba zifite abarwayi nk'imbangukiragutabara, ikavuga iti dufite uburwayi reka twihute tujyane umurwayi kwa muganga. Kenshi na kenshi ubona ko hari igihe ziba zifite umuvuduko. Nk'ubu mba muri Gicumbi icyo gihe ndibuka hari inkuru yakoze ambulance igonga umuntu nako yatwaye n'iyi nkuru. Aha ngaha rero ndatekereza ko niba ambulance igonze umuntu, ubundi mu mibare ukuntu njye mbibona n'ukuntu nagiye mbisesengura ntibikunda kuba by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda ko ambulance yagonga umuntu kugira ngo gusa ndatekereza ko ntabwo cyaba ikibazo kuba hagaragara ko ambulance yakoze agisida nyuma ikagonga umuntu akitaba Imana. Gusa bitandukanye n'iyi nkuru yo kuko bivuga ko iri ambulance yaba ari nayo ijyanira mwana kwa muganga. Biravugwa ko ariyo yahise imufata imujyana kwa muganga apfira kuri icyo kigo nderabuzima bamujyanyeho. Urumva ko rero iriya ambulance nubwo yaba yarakoze wenda kuri uwo mwana kaza ko yitura hasi wari muri siporo, ndateza ko bari bakwiye kuba banatanga amakuru mbere ko habaye accident ajyanwe kwa muganga, kuko urumva ni ibintu byabaye ku itariki 29 ariko bimenyekana kuri 30. Ariko noneho ikibazo wenda ngende kwibaza, wenda reka nyikubaze muri ubu buryo nibwo uracyumva neza. Ese ubundi ambulance urumva ibyo byose ntabwo ari y'umuntu witwaye? Ntekereza ko umushoferi utwara ambulance ntabwo ambulance aba ari iye. Hanyuma iyo ambulance igonze umuntu ninde wirengera ingaruka z'ibyabaye? Donc urumva niba umuntu apfuye cyangwa se niba umuntu wenda akomeretse, ninde muntu wo kumenya icyo kibazo? Icyo kibazo kiba kireba nde? Iyo urebye n'uburyo tubona ambulance cyangwa se zino modoka zisanzwe zitwara abarwayi by'umwihariko, ni imodoka ibirimo umuganga. Mbere ya byose nta ambulance igenda nta muganga urimo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ambulance itwarwa n'umushoferi, ariko umushoferi nawe aba ari umukozi wa leta. Aba ari umukozi wa leta. Rero mu mitekerereze y'umuntu nuko umuntu asesengura kino kibazo, niba imodoka ambulance ikoze agisida ni nk'izi modoka zose za leta zakora byanze kuvuga ko umushoferi ari ibyo abazwa. Umushoferi wari utwaye imodoka ese bakareba nta kibazo yari afite, ese imodoka yo nta kibazo yari ifite, hanyuma bakareba bashungushura gusa umushoferi ahita abazwa. Ariko rero leta kuko n'ubundi ari umukozi wa leta ikagira ikigo kuvuga ambulance nayo ifite ubwishingizi kugira ngo wa muntu niba yitabye Imana, niba yakomeretse abashe gufashwa muri bwa buvurwa cyangwa se mu buryo bwo guherekezwa mu gihe yitabye Imana. Hanyuma turabizi nyine ko iyo habaye nk'impanuka urumva hari abantu baba bagomba kwishyurwa of course, kuko iyo ndatekereza ambulance iba ifite ubwishingizi. Ntabwo ambulance yatwara abarwayi idafite ubwishingizi. Ubwo bishatse kuvuga ko leta niyo yishyura donc wenda nyakwigendera se, umuryango wa nyakwigendera se, cyangwa se wenda wakomeretse niyo imwishyura. Niyo imwishyura kuko tureba byo ikesemo. Noneho niba kuko usanze ambulance niba umushoferi ariko akaba ari amakosa, n'ubundi leta niyo yishyura, hanyuma bagatwara bati wa mushoferi beze bite, hanyuma ntabwo kujyanwa kuri kese ye. Ariko ambulance nyine ku ruhande rwa leta kuko ari bari imodoka ya leta kandi yari mu kazi, yewe n'umushoferi aba ari mu kazi, niba ubundi
bareba igikwiye gukorwa hanyuma bagafasha wa muryango n'umwana cyangwa se umuntu wabo yitabye Imana akagira uburyo afashwamo, murabizi uburyo afashwamo n'abadukurikira ndetse ko babizi bakaza byambara muvuza kugeza akize ndetse bakanareba ese n'iki kitavugwa se ubumuga yakomeza gute, ese buzatuma akora, ese buzatuma adakora, azafashwa iki, ibyo byose hanyuma leta ikabiha umurongo hanyuma ikaba yafasha wapfa. Hanyuma Mustafa, reka tugaruke mu nkuru kuko inkuru twayiciyemo kabiri, wenda twari turi gushyiraho ibitekerezo byacu. Twari tugeze aho umuturage avuga ko iyo ambulance yagize uruhare mu gupfa cyangwa se mu gukora impanuka k'uwo mukobwa, ambulance ishobora kuba nyine ariyo yamugonze. Ariko nubwo umuturage yatangaje ibyo, hari ubuyobozi nyine bw'ibitaro nyine irumva ambulance bivuye ku bitaro. Nuko ngo ubuyobozi bw'ibitaro bya Gitwe ibyo ngibyo bubyamaganira kure rwose, buvuga ko umushoferi w'ibitaro yavanye umurwayi ku kigo nderabuzima cya Karambi, bari mu nzira babona umwana aryamye mu muhanda. Uko niko ubuyobozi bubivuga. Donc twe turi kuvuga ko ambulance yagonze uwo mwana w'umukobwa, ariko ubuyobozi bw'ibitaro donc ba nyiri ambulance bo bakavuga ko basanze umukobwa aryamye mu muhanda. Icyo kintu wewe urakivuga iki? Kuba nyine inzego ziri gusigana, donc yaba inzego zirebwa n'ikibazo ubwo ngubwo ni ba nyiri ambulance yewe n'abaturage bandi bo ku ruhande babonye iyo mpanuka, kuba nyine batari guhuriza ku kintu kimwe bisobanuye iki? Cyangwa se turamenya ukuri ari ukwande? Wenda ku makuru washoboye gutohoza twumva ukuri ari ukwande. Wenda Bosco turaza no kwifashisha n'uruhande rwa polisi y'u Rwanda kuko bari n'icyo nabo babivuzeho muri aya masaha. Amakuru maze kuba n'icyo polisi y'u Rwanda yakuriye iyi nkuru mu kiganiro uriya muyobozi w'ibitaro bya Gitwe Dr. Timoza Benjamin yaje kujyana n'itangazamakuru, reka manza nk'ukinga ibyavuze kugira ngo tubyige muzengura. Yagize ati igare ni rizima, ndabyumva cyane kumva bavuga ko ibitaro ari byo byamugonze kandi ahubwo twara bafashije kumva iyi ni imvugo. Urumva ko yanarakaye? Iyo ni umuyobozi w'ibitaro bya Gitwe. Urumva ko yanarakaye, yababajwe cyane no kuba umuturage yatanze amakuru akavuga ko ambulance ariyo yamugonze. Mu busesenguzi bwanje nk'umunyamakuru Mustafa, niba ibitaro bivuga ko uyu mwana basanze yapfuye, yego, kandi abaturage bakavuga ngo imodoka ya ambulance yaje ica ku mwana abihoraho, umwana arayirima, byose bikunze muri mu mutwe w'umuntu uwo ari we wese ushobora kuba yakumva iki kibazo, yakuba ari hagati y'uruhande rumwe ruzi icyabaye. Uvuga bati ese umuturage we yagenda akabeshya atanazi uwo mukobwa, kuko uwo mukobwa niyo yari amuzi, ntabwo ari umuturage uziranye n'umukobwa, si abo mu muryango w'umukobwa, ni umuturage wari uri aho nyine. Umuturage urumva ntazi umwana w'umukobwa ngo ni runaka, iyo tuvugisha ukuri. Hanyuma uyu muyobozi w'ibitaro ndatekereza ko ntabwo yari afite ambulance cyangwa ni muri iriya ambulance yari iri kugenda, kandi yatekereza ko uyu muturage ntabwo yapfa gufata ikinyoma bavuga ngo ambulance yakoze ku muntu, noneho azi ko nawe anytime yakenera ikiraro akajya kwivuzayo. Hanyuma Mustafa, mbere y'uko ukomeza, uyu muyobozi w'ibi bitaro bya Gitwe Dr. Habituza Benjamin yavuze ko urumva nyine arabihakana, ariko se mu byo yavuze ahakana yavuze ko igare ari rizima. Wa mugani birashoboka ko umuntu yaba ari ku igare bakamugonga igare rigasigara ari rizima? noneho tuganire
iyo nkuru turajya ngo tunayisesengure n'abanyarwanda n'abanyarwanda bayumve, abadukurikiranye bayumve, babashe no gusobanukirwa kuko iki cyaba cyabaye imbarutso. ni iki iki kintu kiraza gutuma n'abantu bagira n'ubwoba bwinshi cyane, by'umwihariko bagenda mu mihanda itandukanye bajya banarana zino modoka batinye. None se umuntu ashobora kuba yahanuka ku igare segiti agahita yitabira Imana, nubwo yitaba Imana kwa muganga itari kumva. Yego birashoboka, kuko urumva yaguye kwa muganga, ntabwo yaguye mu muhanda, bo basanze ari mu muhanda arembye nk'uko babivuga. Birashoboka ko yaba arwaye n'umutima, birashoboka ko yaba arwaye nk'igicuri kikaba cyaramufasha ari ku igare. Ntibishoboka se? Birashoboka nibyo, ariko nanone hari igihe ureba ikintu ahantu cyabereye, uburyo ikintu cyabayemo, ukareba ugasanga koko hari ikindi kintu cyaba cyabaye. So ntabwo mvuganira umuturage, ntabwo mvuganira ibitaro, nta ruhande na rumwe ndiwo, gusa ahangaha ikirakubwira Bosco ngo hari uruhande rumwe ruzi icyabaye, by'umwihariko kuri ubu shoferi utwaye ambilanse, kuko nawe ntabwo yishimira kuba yajya muri risike cyane, cyangwa se umuturage nawe akaba avuga ati ni kuvugana umuturage. Njyewe impamvu nkubwira ndi ku ruhande rw'ibitaro, wenda ndumva uri ku ruhande rw'umuturage. Impamvu nkubwira ngo ndi ku ruhande rw'ibitaro, ambilanse bifite ubwishingizi, kuba yakora impanuka ni ibintu bisanzwe, bakishyura nyine ikiguzi cy'iyo mpanuka, sibyo? Ni nayo mpamvu mvuga ni babaye barayikoze bakabaye, ntabwo ari ikibazo kubyemera. Iyindi fact cyangwa se indi mpamvu wenda igaragaza ko njye ndi ku ruhande rw'ibitaro, ni gute ushobora kugonga umuntu? Icyo kintu ntabwo wakinsobanuriye. Ni gute ushobora kugonga umuntu ari ku igare, ari ku igare, cyangwa se anarifite mu ntoki ari kurigendana, wenda reka tuvuge ko yari yarivuyeho, hanyuma umuntu agakora impanuka, igare rigasigara aho hasi ari rizima, nta kibazo na kimwe ryagize, hanyuma umuntu agapfa. Urumva ibyo bintu bishoboka? Aho ngaho nanone niyo mpamvu hari za nzego ziba zishinzwe iperereza kugira ngo zikurikirane n'ibibazo nk'ibi biba byabaye. Gusa nanjye niyo mpamvu nakubwiye, uruhande rumwe ntabwo ruri ku ruhande rw'iyi mbangukiragutabara cyangwa se ku ruhande rw'uyu mwana w'umukobwa, kuko byose bikunze inkuru ubu byabayemo ari ukurimo. Ni nayo mpamvu kugira ngo tubona ko iyi mpamvu inakomeye ingingo y'umwana w'umukobwa na polisi y'u Rwanda ariko ikorera mu ntara y'Amajyepfo yatangiye iperereza, kandi nayo yavuze ko yahawe amakuru ko hari ababonye imbangukiragutabara yagarara agafata uriya mukobwa ari ku igare aryamye hasi ikamujyana. ariko urumva nabo abaturage b'aya makuru polisi ntabwo bagaragaza pesa koko basanzwe aryamye hasi. Ntekereza ko umuntu wanafasha ayo uko biza abanyarwanda ukuntu duharara, twabona ikibazo nk'icyo ngicyo ntidufotore, habuze n'umwe ugaragaza ifoto. Ariko wenda njyewe impamvu wenda ndongera nkagaruka ku ruhande rw'abaturage, sibyo? Ni ukubera iki ikibazo nk'icyo ngicyo kitari gusobanurwa na muganga wari uri muri ambilanse cyangwa shoferi, kikaba kiri gusobanurwa n'umuyobozi w'ibitaro? Kandi noneho muganga Bosco ndabizi imodoka nkunda kuzikurikirana cyane, nawe ndasize ko nazikurikirana muri uyu mujyi wa Kigali wiberamo, nta na rimwe ambilanse irahaguruka ku bitaro. Oya ntibishoboka, oya ntibishoboka, ntabwo yagenda. None se umuganga na shoferi hari izindi nzego wenda zaba zibafite bakaba batari mu maboko atari ayabo, akaba mpamvu ibitaro, ubuyobozi bw'ibitaro ari uri gutanga amakuru. Erega impamvu abaturage n'ibyo byose by'abaturage binafite ishingiro ni uko wenda reka tubare ko wenda umuyobozi atari uri gutanga, atakwiye gutanga amabwiriza ariko cyangwa se amakuru kuri iyo mpanuka wenda, ariko reka tubyita amakosa. Ariko se nanone umuntu ageze mu bitaro, ageze aho yitaba Imana,
ko harimo umuganga cyangwa se naho ageze ku bitaro ko hari abaganga ko ntawe wagaragaje indi mpamvu wenda y'uburwayi. Njye navuze ko yaba arwaye igicuri cyangwa se umutima n'ibindi birwayi, urabizi ibirwara biba ari byinshi sibyo? Kuki nta n'umwe muri abo bantu bo ku bitaro yaba bamwitayeho nk'uko bivugwa, nta n'umwe cyangwa se muri iyo raporo mu kwireguza k'uwo muyobozi atigeze yiregura avuga ngo twasanze arwaye iki n'iki n'iki nicyo cyamwishe? Kuko kwa muganga baba bazi icyishe umuntu. Kuki batagaragaza ikindi kintu cyaba cyaramwishe kitari impanuka? buriya iyo ukuntu mbibona mu ijisho ryanjye mbona ko ibi bitaro bya hariya muri kariya gace kagizwe ku bantu bahazi n'uriya muhanda, harimo n'abahoze baza kuri uriya muhanda waho atari mwiza cyane. Ikigaragara cyo biriya bitaro njyewe muri iyi nkuru nabisha amakosa akomeye yo kuba nta makuru batanze. Icya mbere agaragaza niba ibitaro biri gushinjwa kuba byaragonze umwana. Yego, ubwo nta pirati rero bamwishyuza kuri kesi y'ibitaro. Kuki batetse basura ibitanga cyangwa n'abagana na kino gitangazamakuru byari ku kinyamakuru Musozo cyanakurikiranye iyo nkuru? Bati twebwe byari umuturage avuga ko byaze kuza umunyamakuru bakabwira verisiyo y'umuturage cyangwa abaturage bari gutanga cyane. Kuki ataje kwirirwa bafata umwana yari arwaye iki n'iki nicyo twasanze kwa muganga. Yego, ubundi icyo nicyo kibazo, aho niho hari ikibazo. Hanyuma rero kubera iyo kese navuga ko n'uyu muyobozi w'ibitaro nubwo yatanze amakuru ariko ntagaragaza icyishe umwana, kandi noneho akaba azi ko imbangukiragutabara yabo yari iri gushyirwa mu majwi y'uko yakoze agisirikare ngo umwana. Njye ndavuga ko amakosa nayashyira kuri bino bitaro n'iyi mbangukiragutabara nubwo na polisi yatangiye iperereza kugira ngo nabo bazagaragaze ko ukuri kuri iki kibazo. Hanyuma ikindi n'ibitaro byabaye kese n'iki bikababera isomo, bakajya batangira amakuru ku gihe bakavuga bati kesi barinini abaturage bari kudushyigikira iki ko nanone kuko biragoye ko umuturage yabishyira ibitaro by'abizi. Oya, ntabwo yabeshya. Nanjye urumva niyo mpamvu ndi guhagarara ku ruhande rw'ibitaro, ariko nanone nkahindukira nkavuga nti ibitaro niba ari abantu b'abayobozi akaba ari n'abaganga bakabaye berekana impamvu uwo muntu yapfuye, bakaye berekana uko byagenze, kubera ko nibo bakanerekana ibipapuro bamuvuriyeho, kuko urumva yagiye gupfa kuko bamuvuye. Ubwo rero iki ni ikibazo tugomba gukomeza gukurikirana. Reka wenda ngiye ngusabe nka mugenzi wanjye umfashe abakunzi badukurikiranye iyi nkuru bazayimenye mpaka kugeza ku musozo wayo. Iyi nkuru reka tuyikurikirane, tuyisesengure, turebe natwe izindi detaye turese ibitaro bizavuga iki. Gusa ko wabonye ko uyu mwana w'umukobwa witwa Gasetia ari muri bano bana basoje amashuri yisumbuye muri uyu mwaka, aho yakoze ikizamini gisoza amashuri yisumbuye yigaga mu bijyanye n'imibare n'ubutabire, byo bita iri mu kimbi mathematics chemistry and biology. Ubwo nyine yitabye Imana, ariko yitabye Imana ataramenya ati nagize amanota ya nabi. Urumva nyine birababaje mu muryango w'umwana w'umukobwa imyaka 22, umwana ari muri siporo. Urumva nyine birababaje. Mustafa, reka dusoreze ahangaha, hanyuma iyi nkuru nsezeranye ko turakomeza kuyikurikirana kugeza igihe izaba igereye ku iherezo. Ubwo turaza kugerageza kuvugisha inzego z'umutekano, cyane cyane nyine za polisi mu ntara y'Amajyepfo. Hanyuma ubwo wenda reka nizere ko ku munsi w'ejo ibyo aribyo byose turaza kuba dufite iyi nkuru yuzuye neza, buri muntu wese udukurikiranye akaza kumenya iherezo ryabyo. Abanyarwanda bakomeza bane natwe hano kuri Amakuru TV, byanze bikunze ejo muri kino kiganiro cy'igicamunsi bazamenya amakuru yimbitse kuri iyi nkuru, by'umwihariko hariya mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda. Tuzahita tuyegure kandi n'abanyarwanda byose n'iki kuko cyaba cyabaye imbarutso, kuko nibyo ni ibitaro byakozwaga kuri radiyo byabyo
Mustafa reka nkushimire cyane kubw'uyu mwanya, nanjye reka ngire mbere nereka abakunzi banjye nyine mbaye iki kiganiro, hanyuma ubwo turaza kugaruka ku munsi w'ejo tugaruka kuri iyi nkuru, n'ubundi turaba twamenye ahandi makuru. Ngira ngo uyu ni umunyamakuru mugenzi wanjye yitwa Mustafa, dukunda kubana. Ni inkuru ibabaje cyane pe, ni inkuru ibabaje, inkuru y'uyu mukobwa witabye Imana.